Yakashi Shediruko. Nibyo koko mu gitaramo twese baradushaka nk'uko rero twabibonye mu gitambo cya misa cyo gushimira Imana ku bw'imyaka 83 groupe scolaire Saint Paul Kibeho ibayeho ndetse na Garukushime. Nyuma y'igitambo cya misa hakurikiyeho ibirori, hakurikiyeho igitaramo nk'uko babitubwiye. Tutabatindiye rero, iyi ni channel ya Shangazi Shirungu Uwimana Marie Jose. Reka tubane muri iki gitaramo kandi koko burya buri wese ajya agaruka ashime.
abana ba groupe scolaire Saint Paul, abatumirwa, abagarutse gushima, batugaragarije ibyishimo bafite kuri uyu munsi, haba mu magambo, haba mu myiyereko, haba mu myidagaduro. Byari byiza. Ntukupe, ntuvaneho utarangije iki gitaramo, dore ko batubwiye yuko twese dutumiwe muri iki gitaramo gishimishije. Kandi nawe ubutaha uzagaruka ushime. kuko ari igihugu cyabaye igihugu cyiza bishimira bakuyemo kandi kimushishema bishimira abarezi babo buri wese nawe ashobora kugenda akarasisi baracyashoboye. Murakoze cyane, banyuranye umuco nyuma y'ako karasisi turakira ijambo ry'ikaze, hanyuma noneho dukomeze n'itorero ryitegura. Muraho mwese, mugire amahoro. Nyakubahwa Padiri ushinzwe amashuri muri Diyoseze yacu ya Gikongoro, akaba ari nawe umushyitsi mukuru muri ibi birori byacu. Nyakubahwa Padiri mukuru wa Paruwasi yacu ya Kibeho, nyakubahwa ushinzwe uburezi mu murenge wa Kibeho, kuri uyu munsi wizihizaho umunsi w'ikigo ku nshuro 83, nishimiye ko bampaye akanya ngo kwerekana abashyitsi. Ndagira ngo munyemerere nsabe nyakubahwa Padiri ushinzwe amashuri mwakwigira ijuru mugasuhuza abashyitsi n'abasangwa bari muri ino sale ni muri Saint Paul. Nyakubahwa Padiri mukuru wa Paruwasi, nubwo hano ari muri Paruwasi yanyu, birashoboka ko hari abaturutse kure batabazi, mwakwigira ijuru mukadusuhuza. Turasaba kandi nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibeho ko yakwigira ijuru akadusuhuza yahageze. Ushinzwe uburezi muri uno murenge, umuyobozi wa koperative Umwarimu Sacco, anahagarariye umuyobozi mukuru ko yahaguruka akadusuhuza. Frere, umuyobozi wa groupe scolaire Marie Merci, kwegera ijuru akadusuhuza. Hano harimo n'abazakira umwaka utaha bamubone hakiri. Turasaba kandi Marcel ko yakwigira ijuru akadusuhuza. Umukuru w'umudugudu muri uno mudugudu dutuyemo kwegera ijuru akadusuhuza. Ababyeyi turi kumwe muri komite y'ababyeyi bakwigira ijuru tugasuhuza abashyitsi n'abasangwa. Abarezi bari hano abenshi bari hirya no hino mu mirimo, ariko abahari mwahaguruka namwe tugasuhuza abaje batugana. Banyakubahwa abanyeshuri biga muri Saint Paul, ko mwahaguruka tugasuhuza abashyitsi. Ku munsi nk'uyu ni umunsi w'ibyishimo, turashima Imana yaturinze. N'ibyo dukora byose bitarimo Imana ntabwo byagenda neza. Turashima kandi Kiliziya Gatolika ko buri gihe ihora iduherekeza mu murimo wacu wa buri munsi. Turashima kandi ubufatanye buri hagati ya leta na Kiliziya binagaragarira
muri byinshi dukora hano ku ishuri, byinshi bituma ishuri ribaho leta ibigiramo uruhare. Turashima n'abandi bafatanyabikorwa bose dukorana umunsi ku wundi kugira ngo umurimo dufite hano ubashe kugenda neza. Iri shuri nk'uko nahoze mbivuga ryatangiye mu mwaka wa 1943, ritangira ari ikibaho. Iyo mvuze ikibaho abaguze ejo bundi ntabwo babyumva. Dufite icyiciro cy'amashuri abanza, cy'amashuri y'incuke dufite abana 130. Aya mashuri abanza dufitemo abana 846, naho amashuri yisumbuye dufitemo abana 625 barimo icyiciro barevo cyangwa tronkomye. Tukagira n'amasection. Ubu ngubu dufite amasection ubushize yari 3, ariko mu wa kane dufite 2: Hegel, History, Geography, and what Literature. Tukagira n'iryitwa FG, nabyo byitwa Literature and English, French and Kinyarwanda. Ariko uyu munsi muri senior 4 iyi siyanse nta yirimo, dusigaranye Arts and Humanities, tukagira n'indimi gusa. Iri shuri ryari rimaze iminsi ritsinda neza, rinafata ibihembo. Ndibuka umwaka wabanje nigeze kujya kuri diocese, ibihembo byose byari bihari, hafi ya byose ndabitanga. Umwaka wakurikiyeho nabonye duke, ariko ndakeka ko uyu nguyu mutazatuma nongera kubona dukeya. Murabyemeye? Nk'uko mwabibonye dufite ikibazo cy'ibibuga by'imikino bidahagije, ndetse n'icyo twateraniyeho ntabwo gisanye neza, gikeneye kuba cyasanwa. Mu bufatanye dusanzwe tugirana Kiliziya na leta, twizeye ko bizakemuka, ndetse n'ikibazo dufite cy'ubutaka bunini butakorotiriye bituma abana bacu rimwe na rimwe harimo abagaragaza disipurine nkeya batoroka. Twifuza ko tubonye ubushobozi twafatanya tukaziba icyo cyuho cy'aho banyura batoroka, tugakomeza kurera abana beza bashoboye kandi bashobotse. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ba nyakubahwa mu nzego zanyu zose, nagira ngo mbifurize ikaze muri iki kigo, kandi nabashimire ko mwitabiriye ubutumire twabagejejeho. Mbasaba ko abafite ubwira mwakwihangana kuko uyu munsi muraduhariye.
nyakubahwa padiri ushinzwe uburezi muri diyoseze yacu ya Gikongoro, barezi bacu, babyeyi bacu, bihaye Imana mwaje kwifatanya natwe, namwe bashyitsi bacu, ndetse namwe banyeshuri bagenzi banjye, mbanje kubasuhuza Kristo Yesu akuzwe. Kuri uyu munsi mukuru ngarukamwaka w'ikigo cyacu,
duteraniye hano duhimbaza umutagatifu ikigo cyacu kisunze ari we mutagatifu Pawulo. Twebwe nk'abanyeshuri kubera ko dushyigikiwe dufite ibyishimo ku mutima, niyo mpamvu tugira tuti barezi bacu turabashimira cyane tubikuye ku mutima. Uburyo mudahwema kutwitaho muduha uburere bukwiye umwana ndetse n'ubumenyi budufasha gutekereza ejo heza hazaza ngo tuzabe abantu bashoboye kandi bashobotse. Mudutoza gutekereza ko ari twe mbaraga za Kiliziya ndetse n'igihugu cyacu. Turashimira Kiliziya Gatolika kwidahwema kudutekerereza mu bijyanye n'iyobokamana. Ubu turaryiga mu mashuri kandi bitanga umusaruro. Ubu hari ingo nziza kandi n'abayobozi beza bize muri iki kigo ndetse n'abihaye Imana. Ibyo byose tubikesha iki kigo aricyo duteraniye muri uyu munsi. Turashimira ababyeyi bacu badutoza guhora twumva ko turi kumwe nabo mu buzima bwacu bwa buri munsi, bakaduha n'inama zabo ndetse n'ibikoresho byadufasha mu myigire yacu. Turabashimiye ababyeyi bacu, mukomeze muduhore hafi. Namwe banyeshuri bagenzi banjye, twumve ko dukunzwe kuko ni twebwe twateranyirije imbaga y'Imana aha ngaha. Saka wa mugani ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko cyera, ahubwo twebwe turacyambaye kuko dushyigikiwe. Kandi nk'uko Pawulo abiduhamo urugero, twiyemeje kujya mu magurupe vokasiyoneri, mu makorali, abakirisimatike. Aba hose tuhamamariza ubutumwa nk'uko Pawulo yabigenje, tukabifatiraho urugero kandi bitanga umusaruro muri twebwe. Natwe nk'abanyeshuri hari ibyifuzo dufite twifuza kubagezaho. Iyo twaje aha ngaha mu migirire yacu, mu myigire yacu, dukenera n'aho twakwinyagambulira. Murabona ko iki kibuga duteraniyeho kimeze nabi cyane, kuko iyo tuhakinira bamwe muri twe barahakomerekera kubera uburyo kimeze, kandi nk'iyo duteye umupira ugakubiraho ibi ugasanga amashuri arangiritse. Mwadufasha rero kuba iki kibuga duteraniyeho cyazasanwa, ubundi tukajya dukora n'imyidagaduro ndetse tukagira ubuzima bwiza kubera iyo myidagaduro twagiye dukora. Nyakubahwa Padiri ushinzwe uburezi muri diyoseze yacu, turabasaba ko mwadufasha kubona igishanga twahingamo imboga mu gihe cy'izuba nk'iri. Byadufasha kubona imboga mu buryo bworoshye. Ba nyakubahwa bayobozi ba Kiliziya, ba nyakubahwa n'inzego bwite za leta, babyeyi bacu, namwe bihaye Imana mwaje kwifatanya natwe, turabashimiye. Mukomeze muduhore hafi kuko mu myigire yacu turabakeneye. Mugire amahoro y'Imana. Murakoze. Murakoze cyane umunyeshuri uhagarariye abandi. Yewe bagezaho iri jambo nitwa Kwizera Jean René,
aba ndi umurezi uhagarariye abandi. Mu izina ry'abarezi turashimira Kiliziya Gatolika ubufatanye n'inkunga idahwema kutugaragariza uburezi bw'u Rwanda hamwe na leta yacu y'ubumwe, cyane cyane mu kwita ku bana bacu ndetse natwe abarezi, nk'uko bigaragarira buri wese kuri uyu munsi twizihizaho Mutagatifu Pawulo twisunze ku nshuro ya 85. Nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibigarukaho, ndera neza, ure neza, ure neza. Turashimira kandi ko mudahwema kuduturira igitambo cy'Ukarisitiya, bityo bikadufasha kwitagatifuza no kurushaho gusenga. Reka nsoze iri jambo ngira icyo nsaba nyakubahwa Padiri ushinzwe amashuri Gatolika muri diyoseze yacu ya Gikongoro ndetse n'izindi nzego bireba. Nyakubahwa Padiri, mu rwego rwo gukomeza kuzamura ireme ry'uburezi, twabasabaga ko bishobotse twakubakirwa icyumba cya mwarimu, salle de prof mu ndimi z'amahanga, bityo bikadufasha gutegura neza amasomo yacu ya buri munsi. Mbifurije umunsi mwiza. Iri jambo rero ndagira ngo ryakirwe n'imyiyereko cyangwa se fashion mu rurimi rw'ikizungu.
Kwanza kuzwe bana kubaha mwese muri hano mu nzego zitandukanye, ababyeyi, abanyeshuri teraniye hano, bongeye kubaramutsa bifuriza amahoro y'Imana. Asha umwanya rero utaza gutinda, umwe bagize umugisha wo kwiga muri iri shuri rikitwa ishuri ribanza rya Kibeho, hanyuma iza no kugira umugisha wo kuryigishamo ryitwa Groupe Scolaire Saint Paul. Muri aka kanya rero barakomeza ijambo, bagira ngo mu byubahiro byanyu munkundire muhaguruke dufate umwanya muto twibuke abarezi, abakozi ndetse n'abanyeshuri banyuze muri iri shuri. Uyu munsi tukaba tukiri kumwe, bakaba baravuye muri ubu buzima, bakaba baritabye Imana, kuko babaye abantu b'ingirakamaro. Nk'umuntu wabanye nabo numva uyu mwanya tubagomba kugira ngo tubibuke, tubazirikane. Murakoze. Ndagira ngo muri aka kanya nshime uburezi n'uburere butangirwa muri iri shuri, ariko bikaba bifite amateka maremare. Nza kwiga mu ishuri ribanza rya Kibeho mu mwaka w'amashuri 1989, twigishwaga n'abarimu beza, abenshi ntabwo bakiriho, ariko aho ngiye kwiga mu yandi mashuri ndetse nkaza no kuba umwarimu, iyo ntekereje abo barimu uburyo bigishaga, mbona bari abarimu batangaje. Bamwe ubwo twiganye barabibuka, nanjye hari abo nibuka. Ni abarimu bigishaga mu buryo bakwita bw'igihe n'imburagihe. Ni abarimu muri icyo gihe twigaga muri aya mateka, muri icyo gihe cyo hambere hanjye, ariko kuko harimo abakuru banduta, ariko nabonaga nta mwarimu ugira ishuri rye cyangwa isomo rye, ahubwo habagamo kunganirana. Aba narabonyemo uburyo bwiza bw'ubufatanye bwatumye abarererwaga muri iri shuri baragiye bagira uburere, bagatozwa ikinyabupfura mu buryo bukwiriye. Abarimu bamwe cyangwa benshi najyaga mbona
batwigisha ariko ukabona ko ari ukutwigisha ubumenyi gusa, baranadukundaga mu buryo bukomeye. Harimo nk'abarimu aza kuvugira amazina hano ariko nzi, bajyaga kuruhuka mu kiruhuko cya saa sita bakajya mu ngo iwabo ari uko babanje kumenya ko buri mwana uri aho hafi yabonetse, utigeze azana impamba kuko icyitwa siporofide bikije vuba, utazanye impamba abarimu bamwe batahanaga abo bana bakajya kubagaburira mu ngo zabo. Urwo ni urukundo rukomeye. Nk'uko rero bigeze kubivuga mu ijambo ry'ikaze, iri shuri ryahuye n'ibibazo bikomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, aho yatwaye abanyeshuri benshi n'abarimu ku buryo bikanasenyuka, ku buryo tubigarukamo muri 1996 twasaga n'abigiraga mu matora. Turashimira rero ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu bufatanye na leta ko bongeye kubaka ishuri ryiza. Uyu munsi tukaba turihuriramo dutewe ishema n'abantu bize muri iri shuri. Rero hatwaye umwanya muremure. Uyu munsi mukuru w'ishuri ngarukamwaka ku nshuro ya 83 nk'uko byavuzwe haruguru, wahujwe n'umunsi wiswe garuka ushime. Ariko nk'uko mwabibonye abahuriye hano bize ahangaha ntabwo twagaragaye turi benshi, ariko turahari turi benshi. Mu bufatanye dukomeze dufatanye, nibura umwaka utaha tuzongera duhurire hano dushima, kuko ibyo dushima ni byinshi, kandi abashima na kaminuza yizemo ntibibagirwe ishuri ribanza yahereyemo. Nagira ngo rero mpamagare murumuna wanjye awize muri iri shuri nyuma yanjye kugira ngo ibahe ubutumwa bugufi atange, hanyuma soze ijambo mbashimira mwese muteraniye hano. Imana ibahe umugisha, mukomeze mugire umunsi mwiza. Akoze andi mazina yanjye banyita Nyandwi Jafeti. Mbere na mbere ndashimira ubuyobozi bw'ikigo cya Groupe Scolaire Paul turiho. Ndashimira abapadiri bose bari hano, nkashimira n'umuyobozi mukuru w'umurenge, kugira nkashimira n'inzego za leta ziri hano, nkashimira muri rusange by'umwihariko abarimu bose bari hano, abarezi banjye n'abandi bose bahari. Nkongera gushimira abanyeshuri bari hano ari nabo nanjye naturutse. Ntatinze rero, gahunda naje ni gahunda ya gushime mu by'ukuri niza hano kuva 2001 kugeza 2004. Natangira mu wa kane serivisi mate fizike computer, dutangira n'abandi bagenzi banjye, kandi mu by'ukuri twitwaye neza turarangiza twese n'umwe benshi twabonye muri za buruse, tujya muri kaminuza nkuru y'igihugu turarangiza. Tumaze kurangiza tubona akazi ka leta, natwe ubu turakora urugero mu burezi muri Groupe Scolaire Gikondo Catholique ari Gisagara. Ubwo rero by'ukuri cyatuzanye mu gushimira, shishikariza barumuna banjye gucamo imbaraga nyinshi, kwiga bashyizeho umwete, kwirinda ingeso zitari nziza. Ubwo ni ugushyiramo disipurine cyane muri rusange, kongera disipurine kugira ngo nabo bizabagendekere neza. Mvuze mu magambo rero, nagira ngo kuri uyu munsi wagaruka ushime. Buriya iyo ushima ni byinshi cyane, rero bitewe n'akazi gato dufite. Kuri uyu munsi hari bagenzi banjye twifatanyije, hari envelope bampaye ngo nyizane. Iyo envelope baziranye n'icyo bavuye twenda umwana tumuguriye wawe wa mbere, tuba tumumotive. Bakuru be bamuguriye ikayi, ikaramu, cyangwa se ejo bundi babahaye indangamanota kugira ngo umwana we agire imbaraga zo kwiga ashyizeho umwete. Ntatinze rero muri byinshi,
umuyobozi w'ikigo yakwegera imbere nkamuha envelope abandi bampaye bagenzi bari kugira ngo ejo uwo mwana bazamushakiremo ikaramu n'ikayi n'iyongo kugira ngo nawe agire imbaraga mu kwiga, hanyuma ariko azagenda kubitwaye neza kurusha abandi, ariko nta mu butaha tuzakwirizaho gahunda irakomeje kandi ubwo twayimenye ubutaha tuzaza turi benshi. Murakoze. Arakoze cyane murumva rero ayo mashini agakurimba muragenewe ubutumwa bw'ikoje abahaye impano y'ejo kumva. Dushimira ubuyobozi bw'iki kigo kuko ntekereza ko mu bigo dufite bya day school cyangwa se abiga bataha, ntekereza ko aricyo kigo kibashije cyajya gikora iyi gahunda. Niyo mpamvu nasabaga n'ubundi nta kigo kirimo, nta bushobozi bundi burimo, ari nayo mpamvu nasabaga inspekiteri w'uburezi iki kintu ni cyiza no mu bindi bigo kijya gikora. Biba ari byiza kugira ngo nibura abantu biba ari byiza kugira ngo ubutaha tujye tujya ahantu twemeranyijwe icy'umwaka utaha ariko warangiye ubutaha tuzakora iki. Ikintu rwose nifuzaga ko cyakurikirana. Umuyobozi rero ushinzwe amashuri gatolika muri diyoseze yacu ya Gikongoro, tuzi neza yuko kiliziya ifite runini mu iterambere ry'abaturage bacu, mu iterambere ry'akarere ndetse n'umvikana n'umurenge wacu by'umwihariko, kuko ukora muri serivisi zitandukanye, haba mu burezi niho turimo, haba mu mavuriro, mu iterambere ry'abaturage. Turabashimira kandi turabizirikana. Turashimira kandi birumvikana paruwasi yacu yo ihora turi iruhande muri gahunda zitandukanye, ubujyanama, ibyo byose turabishimira padiri mukuru ko duhora hafi by'umwihariko mu burezi bw'abana bacu. Banyakubahwa rero nk'uko mubizi, uyu munsi mukuru n'ubundi wahujwe na ya nsanganyamatsiko yacu dutuye tuzi, kugira ngo hari umurezi wanabivuze avuga ngo ndera neza, nkore neza, nkore neza. Icyo rero nicyo nshaka kugira ngo nkore neza, si cyo giheruka. Ubundi iyo umwana yarezwe neza hanyuma gukura agakura neza, yahawe ibishoboka, nta mpamvu atakora kandi agakora neza. Ariyo mpamvu rero usaba bana bacu muri aha ngaha, nanashimira ijambo ryiza ryavuzwe n'ubahagarariye Noel, yavuze ijambo rikomeye bigaragara ko ari umuntu ukomeye kandi mukuru. Umushimire. Aho twari twicaye twavuze tuti harimo ubwenge, harimo ubumuntu, ubukirisitu, byose ibintu bitandukanye. Ibyo byose rero mu ijambo yavuze Noel nawe turagushimira. Rero ndagira ngo nyine nibyo bigaragaza umwana warezwe, nawe twese tujye tumwigiraho. Ndagira ngo rero ni ukuri bana nta kindi ababyeyi babakeneye. Ababyeyi hano barabahagarariye, abari hano by'umwihariko perezida w'ababyeyi, abarimu barahari, ubuyobozi turahari, haba ubwa leta ndetse n'ubwa kiliziya, kugira ngo umwana agire ubwenge. Ntusabira rero, hari abana tujya twumva bagira imyitwarire mibi itandukanye, nawe umwe akagira gute, agatukisha bose. Uwo ni umwe dushakisha ukuntu tumwegera tumuhindure, kandi kumuhindura birashoboka. Ndagaruka rero kuri gahunda nziza, ndagaruka ushime. Buriya ndashimira abatuye hano, atari impano gusa, ahubwo ijambo ryiza bavugira. Iyo hano hari uwize aha akakubwira ko yize akajya guhatana ndetse n'abize mu bindi bigo bikomeye tuzi bitandukanye, kandi ubundi duhabwa uburezi bumwe, ubwo nishimye twe ku giti cyacu tubibonamo, ariko noneho bikaba n'ingufu ku babyeyi
ndetse no gushimira abarezi baba barabanyuze imbere kugira ngo ibyo bikorwa bikomeze bigende neza. Icyo rero turakibashimira, tubonamo icyizere bano bana bacu, abana bacu tuba dutezeho ejo hazaza. Ejo nibo ba padiri, ejo ni ba gitifu, ejo ni ba inspekiteri w'uburezi, ejo nimwe ba mudugudu, nimwe bana. Ibyo byose rero dukeneye ko tuba kugira umuyobozi kandi ufatika uhamye kandi wize. Ngibyo ni cyo twifuza kugira ngo iki gihugu cyacu gikomeze gitere imbere. Niyo mpamvu nagira ngo bose bana bacu ibiruhuko mujemo biba ibiruhuko byo guhangayika ababyeyi, ahubwo ari ibiruhuko byo gushimisha ababyeyi, mubafasha mu nkingi zitandukanye za guverinoma zirimo ubukungu, imibereho myiza n'imiyoborere myiza. Ndabashimira rero bana bacu, ababyeyi, abayobozi muri aha ngaha, kuntega amatwi, mukomeze mugire umunsi mwiza w'ikigo. Abakoze cyane, amashyi menshi cyane, urumva ko badufitiye gahunda nziza yo kuduteza imbere. Turagira ngo twakire umushyitsi mukuru, tumwishimira nyakubahwa padiri mukuru wa paruwasi ya Kibeho, nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibeho, nyakubahwa umugenzuzi w'uburezi mu murenge wa Kibeho, nyakubahwa abayobozi b'ishuri, abayobozi bandi muteraniye hano, bihaye Imana, ababyeyi, abanyeshuri, Kristo Yesu akuzwe. Kugira ngo bashimire ko mwashoboye gutegura uyu munsi, kugira ngo twongere twiyibutse intwari twiragije tugomba kureberaho kugira ngo natwe tube intwari. Intwari nta yindi ni Mutagatifu Pawulo intumwa, yakoze ibikorwa by'impangare bigaragara, ariko kandi akaba abikesha nabo kuba yarize. Mu gihe cye batubwira ko yari umuhanga cyane, yiga ndetse na kaminuza, yize ibyo twita filozofiya, arabiminuza, abona kwinjira mu by'Imana. Yashyigikiraga rero uburezi mu byo yakoraga byose, kandi agashyigikira abantu bakora nk'uko nabivuze kare. Namwe rero babyeyi, barezi, banyeshuri, nta kindi twamwigiraho uretse gukora neza kandi cyane kugira ngo tubashe kugera ku ntego tuba twifuza kugeraho. Iyo ntego rero muri Saint Paul Kibeho aho mwagiye mwigahukaho, tukaba rero duhamagarira abarezi, namwe ubwanyu abanyeshuri ndetse n'ababyeyi, kugira ngo dufatanye dutahirize umugozi umwe, dufatanyije n'ubuyobozi bwacu, kugira ngo turusheho kuzamura imitsindire muri iri shuri. Urebye ibindi bikorwa muragerageza, ariko turifuza ko munazamura imitsindire muri iri shuri. Ubwo mwabyemereye umuyobozi, turizera ko muzabikora uyu mwaka, tukazabona mwaje ku rutonde rw'abitwaye neza, kuko umwana warezwe neza akora neza kandi agakora neza. Mwarakoze kubyumva kandi muzakomeze no kubikurikiza. Umunyeshuri uhagarariye abandi navuze ko rwose muri kurerwa neza kandi mukora neza, ariko ngo mufite ikibazo cy'aho mwidagadurira. Nibyo ntabwo ari cyane nk'ahandi, nibura mwebwe n'aka gatoya muragafite. Icyo mukeneye ni uko kaba keza kurushaho, ariko nako niba mugakoresha byaba ari byiza. Nageze mu biro by'umuyobozi w'ishuri, nsanga harimo ibikombe nka 5 bigaragaza ko mujya mukina, ariko si byinshi ugereranyije n'igihe ishuri rimaze. Aba rero bashishikariza no kwitabira imikino kandi mubikuye ku mutima. Twabonye abana babyina neza, bitoza ubwabo batagira umutoza, ariko babikoze neza kandi baradususurutsa. Mufashe tubashimire.
Ngarutse ku kibuga rero aho mukinira muvuga muti kirashaje kirasenyuka, birasaba ko muzagaragaza ubushobozi bwanyu kugira ngo tuzahere tubafashe mu kivugurura. Rero izo ni inshingano z'umuyobozi w'ishuri n'abarezi kugaragaza ibyo mushoboye, tukazana natwe ibyo dushoboye kugira ngo muzagire ikibuga cyiza kandi kibafasha kwidagadura, ariko namwe mukagaragaza ko mukeneye kwidagadura. Naho ku kijyanye n'igishanga cyo guhingamo imboga, mwese muri abana bacu, ntabwo ishuri rimwe rikwiriye kurya ngo irindi ntirirye. Ndizera yuko mufashijwe na padiri mukuru uhuza amashuri yacu hano muri Kibeho, azareba aho mwahoze mukoresha, niba hari abandi bahatwaye akabafasha kugira aho mubona muhinga imboga, kandi kugira ngo mu kwa cyenda muzagaruke zihari kuko mwahabona muri iki gihe. Ndumva Marie Melissa itakwishimira kurya yonyine, izabahaho, kandi ntabwo padiri mukuru uzagaragara kubafasha kugira ngo mwese mugubwe neza. Uhagarariye abarimu yavuze icyumba cy'abarimu, ariko tuza gusanga ko atari na kimwe gikenewe, ahubwo haba hakenewe icy'abarimu ba segonderi n'abarimu ba primaire kugira ngo buri cyiciro gikore neza kandi cyisanzuye. Tubifatanyije n'ubuyobozi bw'akarere tuzareba ikizashoboka, ntabwo twabima kandi ari mwebwe tubereye. Ya nsanganyamatsiko yacu rero ikomeje kugira agaciro. Imbere neza, nkore neza, mbere neza. Muri garuka ushime twabibonye. Rero bagarutse gushima nuko bishimira ko barezwe neza, bagakora neza, rero bakaba bakora kandi bakora neza. Turifuza rero ko mwaba benshi. Nyamwanga iyo byavuye yimye wamuhaye. Rero umuntu utazagaruka gushima azaba ari bene uwo nguwo nyamwanga iyo byavuye wimye wamuhaye. Bizera ko ntawe uzemera kuba nyamwanga iyo byavuye. Twese tujye duhurira hano kuri uyu munsi, turebe aho duhagaze mu burezi bwacu, turebe aho tujya, dufate imigabo n'imigambi kandi tufatanye nk'abaryi b'imbuto kugira ngo tuzabashe kwesa imihigo tuba twihaye. Yongeraho kubifuriza kugira umunsi mwiza, kubifuriza kwigira kuri Mutagatifu Pawulo intumwa, kugira ngo ubutwari yagaragaje natwe butubane. Mutagatifu Pawulo udusabire umunsi mwiza. Murakoze. Mbere y'uko mutambuka padiri, abarimu n'ubuyobozi bw'ikigo cy'amashuri cya Saint Paul hari impano babateganyirije kugira ngo babereke ko uyu munsi mwatwemereye kugira ngo bane natwe mu nshingano nyinshi bamufite. Buriya uyu mwanya tuha agaciro, ntabwo rero natwe mwagenda tutabaha urwibutso aho muzajya muba muri mujye muvuga muti dufite abatuzirikana muri groupe scolaire Saint Paul. Murabona ko ukuriye komite y'ababyeyi n'umuyobozi w'ikigo batambuka kugira ngo bahereze impano nziza ikigo cya Saint Paul cyateguriye padiri ushinzwe amashuri gaturuka muri diyosezi yacu. Murabona ko rwose bimeze neza, bose ikintu gikomeye uyu munsi nakusa nuko
Sai, caramba.